murinzi mubaze. Aramwegera aramuribwira ngo murinzi menyesha igihe. Mbese iwacu ni imuhero. Sinzi niba iri jambo ry'imuhero muziki nisobanura. Yaramubajije ngo iwacu ni kure hatagerwa ko ntagangaye. Iwacu ni imuhero. Uyu murinzi yabanje kumusubiza amagambo ameze nk'amuca intege. Yaramubwiye ngo ijoro ririjimye ndetse cyane. Arangije aramubwira ngo ariko Haleluya. Haleluya. Yaramubwiye ngo nturorere kwiringira. Aramubwira ngo ukomeze kugeza igihe uzagerayo ku munsi uhoraho. Imana ishimwe. None ntiyafashijwe. Yaravuze ngo reka ngende mbaze n'umurwanyi. Yegera umurwanyi. Aramubwira ngo umurwanyi nawe mbwira mbese iwacu ni imuhero. Ahita amusubiza ngo uru rugamba ruzashira ariko guma mu ntambara. Aramubwira ngo kandi ntubare wihangane ntureke imirimo yawe tuzabona igihembo cyiza ariko tugize dute tutabarutse. Imana ishimwe. N'ubundi ntiyafashijwe. Ahamagara ibyaremwe byose. Aramubwira ngo namwe ibyaremwe nimumbwire. Ahamagara amasoko, ahamagara inyamaswa, ahamagara ibyatsi, ahamagara n'abantu. Mbega ibyaremwe byose arabyegeranya. Arabaza ngo namwe nimumbwire mbese iwacu koko ni imuhero ni kure hatagerwa. Ibyaremwe byariyegeranyije mu ijwi rimwe biramubwira ngo isi yacu urukubona y'imibabaro izashira hazaza indi ihoraho. Baramubwira ngo kandi wasanga ibyo bintu urukubona bikomeye n'ibimenyetso bigaragaza kuza kwe. Baramubwira ngo natwe ibyaremwe uko tubona twiteze impanda ye. Haleluya. Twizere Imana dutindane nayo. Arangije ku gice cya 4 ntabwo yari arenze kilometero n'imwe. Yesu aririmba ngo noneho twishime burya imuhira ni hafi. Ese ubwo habaye hafi gute? Imuhira ni hafi. Ahindukira abari kumwe nawe arababwira ati muhumure tuzabana. Ibyago bizashira. Arababwira ngo ntituzabura amahoro kwa Yesu mu ijuru. Nimwizere Imana dutindane nayo. Kwizera kuba mu bice 4. Nge nagushyize mu bice 4. Kwizera kwa mbere n'ukwizera gusanzwe. Ubu twese abantu mwicaye aha abafite abo babana mwasize mubabwiye ko mugaruka amahoro. Nutamufite ashobora kuba yabwira umuturanyi bapanze na gahunda ati ndaje mukanya. Si byose siko bimeze. Uko n'ukwizera gusanzwe. Yakobo yaranditse mu bice 2:19 aravuga ngo uko kwizera n'abadayimoni barakugira. Nabo bizera ko Imana ibaho. Niko Yakobo yanditse. Uko n'ukwizera gusanzwe. Kwizera kwa kabiri uko kwizera mbabwiye gusanzwe n'umujura arakugiriye bazikagaruka. Kwizera kwa kabiri ariko twebwe abakristo twahawe n'ukwizera guhindura umuntu icyaremwe gisha. Yohana yarakuvuza mu butumwa igice cya mbere 12 avuga ngo bamwemeye bose bakizera izina rye. Yabahaye ubushobozi n'ubutware bwo kuba abana b'Imana. Aravuga ngo aba ntibabyawe n'ubushake bw'umugore n'umugabo ahubwo babyawe n'Imana. Imana ishimwe. Kwizera kwa gatatu n'ukwizera kw'Imana. Iyo wahindutse icyaremwe gishya hari igihe ugira amahirwe Imana igaterura impano yo kwizera ikayigushyiramo. Iyo ufite iyi impano ugira ibimenyetso 4. Icya mbere urambika ibiganza ku barwayi bagakira. Haleluya. Iya kabiri nta mbaraga z'abadayimoni ziguhagarara imbere. Iya gatatu ukandagira inzoka na scorpion n'abadayimoni bakaze. Iya kane urya ibyica ariko nta cyuba. Iyo ufite uku kwizera. Ikindi iyo ufite uku kwizera ukora ibitangaza utabajije Imana. Kuko ukoresha uku kwizera muzasoma amakuru ya Eliya. Bibiliya imwita umusuhuke. Umusuhuke musika aricyo. Keretse abantu bakuru. Umusuhuke ni umuntu wahunze inzara, impunzi y'inzara. Bayita umusuhuke ntago bayita impunzi. Iyo umuntu yahunze inzara buri umusuhuke. Eliya yari umusuhuke w'Gereyadi. Ageze i Yerusalemu asanga mu rusengero cyangwa muri sinagoge harimo amateraniro baramya Bayali n'abaramya Ashera n'abaramya Imana. Aravuga ati niki cyabaye? Baramubwira ngo Yezebeli yatubwiye ko Imana yacu iragikora ibindi bitangaza ariko kugusha imvura itabishobora. Yazanye Ashera na Bayali ngo bijye bigusha imvura. Eliya ati aravuga ati ariko namwe abatambyi b'Abisirayeli barabayobeje. Arababwira ngo ndabizi neza ngewe ndashidikanya Imana ya Isirayeli ivubira imvura babi n'abeza. Ahita ababwira ati ubu rero ngewe Eliya
kubera ko mbonye ko mwayisuzuguye ngewe ari imvura ndayifunze. Nubwo yavuze ngo Imana irabivuze, niwe wayifunze. Nimba ujya mwumva n'abantu bababwira ngo Eliya yayifunze imyaka 3 n'amezi 6, barababeshya. Ahubwo nimusoma Bibiliya muzasanga imyaka 3 n'amezi 6 irangiye, Imana niyo yagize impuhwe imusaba ko yajya guhura na Ahabu. Naho ubundi Eliya yarakifunze, bashobora no kuba ari kuzamara 10. Eliya yayishize mu mufuka arigendera. Arababwira ngo birashoboka ko n'ikime cyagwa mukirata nacyahita agaruka ati nirume narwo ndarufunze. Imyaka 3 n'amezi 6 yirira umutsima w'Serafati, nta na gahunda afite yo kuza guha Bisirayeli imvura. Imana igira impuhwe. Naho ubundi Eliya nta gahunda yari afite rwose, kandi yari yarayifunze ayishyira mu mufuka arigendera. Uko ni ukwizera kw'Imana. Ukundi ikindi cyakugaragariza kwizera kw'Imana muzasome muri byakozwe n'umwe ibice 3. Biravuga ngo Petero na Yohana bagiye gusenga ku isaha yo gusenga, basanga ikirema nkuko wagisanga hariya ku rusengero. Barakibwira ati dutumbire. Kibarabye kigira ngo baragishingira botike. Petero arakibwira ngo ifeza n'izahabu ntabyo. Niba mwarasomye niko yakibwiza. Uko Yesu akibwira, Yesu atubwira ngo ntabyo dufite, ngo ari kwicyo dufite. Nta nubwo amubwiye ngo Imana iravuze. Yaramubwiye ngo icyo dufite turakiguha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, haguruka ugire gute ugende. Yahise abaduka ako kanya. Kubera iki? Bakoresheje kwizera kw'Imana. Iyo umuntu afite kwizera kw'Imana nta nubwo asakuza. Muzi impamvu? Reka mbabwire ikinyoma cyatinze kikaba ukuri. Ni murani twese uko turi hano, abafite abantu babana baguhamagaye bakakubwira ati umuntu wawe ararwaye. Uzi ikintu wahita ukora? Niba ufite amafaranga bakubwiye ko arembye ku buryo atajya kuri moto, wahita uhamagara taxi voiture ugahita birukanka kumujyana kwa muganga. Siko kuri? Twese siko kuri. Nanjye niko byagenda. Tubwizanye ukuri niko kuri. Ariko biriya bigaragaza kutizera. Kuko Imana yashyizeho abaganga biga ubuganga kubera ko abantu bari barananiwe kwizera. Imana yari yarateganyije ko umugore narwara, umugabo we yizera arajya murambika ibiganza akagira gute agakira. Umuvandimwe narwara, undi muvandimwe akamurambika ibiganza akagira gute agakira. Umukristo yarwara akaza akareba umushumba akamurambika ibiganza akagira gute agakira. Imana ibonye tutakizera ishyira abaganga barabyiga. Ni mwizera Imana dutindane nayo. Imira kubana n'imbohe ageze 35 aravuga ngo nuko rero ntimutu ubwo bushizi bw'ubwoba bwanyu kuko bufite ingororano ikomeye. 36 arabagira ngo mukwiriye kwihangana kuko nimumara gukora iby'Imana ishaka muzahabwa ibyasezeranyijwe. Haleluya. 37 arababwira ngo hasigaye igihe kigufi cyane, uzaza ntabwo azatinda. 38 aravuga ngo umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera, ariko nasubira inyuma gato umutima wanjye ntuzamwishimira. 39 Abaheburayo bahise basubiza ngo ariko twebweho ntidufite gusubira inyuma ngo turimbuke, ahubwo dufite kwizera kugira ngo tuzakize ubugingo bwacu. Twizere Imana dutindane nayo. Njye ndimbabazwa n'abantu Imana ibwira ngo imvizi za buruyenzi. Yabaturanye n'umuroza akamubwira ati ndakwica, agahita ahunga akajya mu Mutara akajya guhinga. Kweri Imana yaravuze kuzaba mu mujyi ukajya kwiri guhinga. Usiko buriya Imana ihita ikureka kuko ntabwo ufite kwizera. Mujye musoma Bibiliya izabongerera kwizera. Uzasoma ibintu byabereye ku nyanja. Twebwe abantu tureba Sansinike, Mose ageze ku nyanja yavugije induru ati Uwiteka watuwite. Imana turatatswa n'iki? Niki kigutatsa? Bwira Abisirayeli bakomeze bagende. Ese buri Imana yari irengagije ko Mose ari kubona inyanja? Ariko muzi impamvu Imana yamubwiye kuriya? Imana yabonaga umuhanda mu nyanja, Mose akabona inyanja. Amaso yacu areba Sansinike, hagabona ibisubizo biri imbere. Mose atabyumva, Imana irabwira ngo ngaho nimwegere inyuma gato mubamba amahema. Nibavuga kubamba amahema ntukajya ugira ngo ni ikintu cyoroshye. Babamba amahema. Uzi ikintu Imana yakoze? Yahamagaye Abanyegiputa irabazana. Bibiliya yari ifite ubusobanuro, ivuga ko ngo bageze muri mikono 200. Mikono 200 bivuga metero 100. Reba aho ikibuga kiri izamu kurinde abantu bageze muri stade, buriya haba hari metero 100. Abanzi baraje, Imana ibageza muri metero 100. Umwisiraheli wese n'uruhinja rwabonye amagare y'Abanyegiputa kugira ejo hatazagira uvuga ngo ni imbaraga ze zabikoze. Uzi ikintu Imana yakoze? Abantu bize mbere y'indege hari ibintu bitaga ibiyega kera. Ibiyega murabizi? Abana ba .com ntago mwabimenya.
kambibasobanura muri bize kera nabo bashobora kuba batabyibuka, ariko reka mbibabwiye. Ibiyega byaravugaga ubu ngubu babyiga muri physique. Ikiyega cyaravugaga ngo umugabo kera bagikora ikinyarwanda n'imibare muri examen d'etat. Ravuga ngo umugabo yahagurutse atwaye ikamyo, atpakiye umuzigo ufite toni zinizi, yagombaga kugenda kilometero zinizi. Umuhungu we yibuka ko yasize urufunguzo rw'iduka, nawe ahagurukana ivatiri. Umugabo yaramaze kugenda ibirometero binini, bakakubaza ngo azakoresha umuvuduko ungana iki kugira ngo afate se ataragera ku iduka. Ibyo ntabwo mubyibutse? Ibyo babyitaga ibiyega kera, ubu ngubu rero babyiga muri physique. Ibyo rero Imana yabikoresheje ku nyanja. Umva uko ikibazo cyabazaga. Cyarabazaga ngo nuwuhe muvuduko Abisirayeli bagenderaho, n'uw'Abanyegiputa bagenderaho. Umwisirayeli wa nyuma agakuramo ikirenge, Umunyegiputa wa nyuma nawe agishyize mu nyanja. Iki kibazo ukuntu cyabazaga, nta muntu n'umwe wari kugishobora uretse Imana. Haleluya! Umva ikintu Imana yahise ikora. Yahise ifata inkingi y'igicu ikura imbere y'Abisirayeli, ishyira hagati y'Abisirayeli n'Abanyegiputa. Biravuga ngo Abanyegiputa babera umwijima, Abisirayeli babera umucyo, bihita bihinduka nk'ibirahure bya fime. Abisirayeli bakabona Abanyegiputa ariko bo ntibababone. None Umwisirayeli akibaza impamvu Umunyegiputa atari kumukoraho kandi bari kumwe, kumbi Umunyegiputa ntamureba. Nawe ubwo utekereza ko kuba batarakurozeho umurozi ataguhitanye ngo nukuri umuhanga mu gusenga? Wapi, hagati yawe nawe harimo inkingi y'igicu, nubwo wowe mureba ariko ntagakubona. Washobora kubona muturanye ukagira ngo arakureba, ndaguhakaniye. Inkingi y'igicu yaramugukingirije, bimeze nk'ibirahure bya fime. Wowe uramubona ko arogamura nazindukana, ariko wowe ntashobora kugira gute kukubona. Yohana yaravuze ngo bakundwa, twe turi abana b'Imana. Haleluya! Aravuga ngo uko tuzasa ntikurerekanwa, ariko Kristo niyerekanwa tuzasa nawe. Mwizere Imana dutinde. Abisirayeli barumiwe. Bibiliya ivuga ngo iki? Ngo mu gicuku cya nyuma Imana iritamurura, isanga igisubizo nta kindi kugira ngo Umwisirayeli wa nyuma akoremo ikirenge, Umunyegiputa wa nyuma nawe agishyizemo, ari ukujya mu nziga z'amagare y'Abanyegiputa igakuramwo amajanti. Ngo irayakuramo, Abanyegiputa ngo barakurura. Wapi! Ari igihe umuntu abona Imana iri kumurengera mu kazi akatavuga ati nuko senga cyane cyangwa ndi umuhanga. Wapi! Inziga z'amagare y'Abanyegiputa Imana yakuyemo. Niyo mpamvu bakurura bakakwirukaho ngo ufungwe. Wapi! Ntibabishobora. Mu nziga Imana yarazivunaguye. Muyihereza icyubahiro kabisa. Nziga yarazivunaguye. Wowe ukajya ugira ngo nukuri umuhanga, ndaguhakaniye. Nta buhanga, ahubwo inziga z'amagara y'Abanyegiputa Uwiteka yarazivunaguye. Twizere Imana dutindane nayo. Imana ishimwe. Katugaruke kuri ya magambo. Yesu ari mu isi yahuye na ba Mariya bane. Mariya wa mbere ni uwamubyaye, Mariya wa kabiri ni Mariya mushiki wa Lazaro turi buvugeho mu kanya, Mariya wa gatatu ni Mariya Magadalena nawe turamuvugaho, Mariya wa kane birimwita Mariya wundi. Uyu mugore witwa Mariya mushiki wa Lazaro yari indaya ruharwa muri karitsiye nkuko bavuga Kacyiru kazwi, ariko aza kumva ngo Yesu ni umwami ugira neza. Aravuga ati uwo mwami ugira neza twahurira he, namukura he, ufite amagambo meza meza atyo y'ubugingo. Baramubwira batejo ejo azasangira n'abigishwa kwa Simoni. Mariya yitwaza amavuta meza mu gati kitwa narada yaragezweho. Ageze kwa Simoni arakomanga ngo Simoni akureho akarugi, abona ni wa mugore w'indaya. Aravuga ati abigishwa ba Yesu, mu mutima wenda yarabitekereje niko mitekereza. Aravuga ati abigishwa ba Yesu barafashwe, ninde muntu uziranye n'uyu mugore? Ariko ngo akureho akarugi gatoya, abona wa mugore yahise yicoka mu nzu, arirukanka no ku birenge bya Yesu. Simoni aravuga ati mbega umugabo yaratubeshye ngo ni umuhanuzi, kumbi aziranye n'indaya ruharwa. Ati yaba ari umuhanuzi ntabazi uyu mugore uri kumukora ku birenge. Simoni abitekereza mu mutima. Yesu nk'umukozi w'umuhanga, tuvuge ngo amina, ahita abwira Simoni ngo Simoni uyu mugore ndamuzi. Aramubwira ngo kandi Simoni umva itangazo, ntabwo abazima ari bo bakeneye umuvuzi, ahubwo abarwayi. Yesu ni umwami waje kuvura imvune za hehe zo mu mutima. Mumuhe icyubahiro kabza. Tumwizere rero dutindane nawe. Uwo mugore yahisarira, kurira byari bivuze ngo arihannye. Kuririra ku birenge bya Yesu byari bivuze ngo mwami ndi munsi birenge byawe. Gufata umusatsi we akawuhanaguza amarira ku birenge bya Yesu birivuga ko ubwiza bw'umugore ari umusatsi. Yaravwiye Yesu ngo n'ubwiza bwanjye naraheshaga abagabo mbutesheje agaciro.
gufata amavuta meza yo mu gati kitwa narada akayasiga umubiri wa Yesu, icyambere kwari ukuwutegura wendaga gutambwa. Icyakabiri yarabwiye Yesu ngo ngewe ubwanjye nibyo ntuze, turabawe mucunguzi. Imana ishimwe. Baba inshuti amujyana iwabo aramubwira ngo uyu ni Marita, iwacu baradusiganye, uyu ni musaza wacu Lazaro. Bibiliya igaragaza ko Yesu yagiyeyo kenshi, yanariyeyo kenshi. Bibiliya ifite ubusobanuro ivuga ko ngo iyo Yesu yacaga muri karitsiye agenda, bahitaga bavuga ngo ntahandi agiye uretse kwa Mariya na Marita. Urumva ukuntu bari inshuti? Mariya na Marita bakagenda birata ku bandi bayuda bati wa mugabo mwumva ukiza indwara n'inshuti yacu magara, hani igihe ageze iwacu tugateka umuceri tugasangira. Birata nk'abantu bafite umuntu ukomeye. Cyaje kuba rero umunsi umwe Yesu akiza umukobwa wa Yayiro, aramuzura. Ariko mbere yuko amuzura yanyuze ku bantu bicaye ku marembo barira ku muryango, arabaza ati ko murira? Yesu abitegereza asanga nubwo bari kura ntibafite impuhwe z'uwapfuye. Ngiye mvuka icyangugu ahantu muri Kongo biti Bukavu, habashyira hamwe ry'abagore bafite koperative yo kurira. Iyo wapfushije umuntu nta marira ufite urabakodesha bakagufasha ikiriyo. No muri Nigeria barahaba. Iyo birirwa barira nimugoroba ukishyura. Iyo muhuye bataha iseko baseko babibaza niba ari bamwe bariraga. Urumva ntago bari kurira bafite impuhwe, ahubwo bari gukorera kaje. Yesu rero ahageze nawe asanga abagore bari kurira bameze nk'abo bo mu bakongomani. Arabaza ati ko muri batumwana wa Yayiro yapfuye? Arababwira ati nimuhumure umwana ntiyapfuye, ahubwo agize gute? Arasinziriye. Yinjira yaramuzura, Yayiro asohoka avuga ati muhere icyo bararamuzuye. Abayuda batishyirwe yishyirwa yucisha amateyi. Avuye aha anyuza hambere yuko ajya mu nzu yawe, atubwiye ko umwana atari yapfuye ahubwo asinziriye, wowe uri kuzana ngaramuzuye kana mukanguye. Yesu aravuga ati abayuda bazageza ryari kutanyizera? Ahita avuga ati reka noneho nzazura uwo bagiye gushyingura, nereka abayuda ko no kuzura mbishoboye. Tuvuge ngo amena. Ni mu mwizere. Haleluya. Ahita aca mu mudugudu w'Inayini akubitana n'umupfakazi wari ufite umwana umwe w'umuhungu w'ikinege. Muri biriya bihugu byo muri Aziya, iyo wabaguriye incike uri n'umupfakazi baragusendaga mu muryango, ntacyo wabaga umaze. Uyu mubyeyi yagombaga kuva kwirimbi bamusenda, kuko umugabo yari yarapfuye amusigira umwana w'umuhungu na warapfuye, ubwo ntacyo ariko bakimaze muri uwo muryango. Abo bantu bose b'abayuda bari babizi, bahura na Yesu n'abigishwa be barira batakamba bamutekereza ibyabaye. N'umwe ati rwose arava no kwirimba asendwa. Yesu ati mumanura ikiriba, bamanura umurambo, bose babizi ko yapfuye. Aramuzura amusubiza nyine. Abayuda bizera bati Imana ishimwe aramuzuye. Abandi batizera bati ariko abayuda bo Inayini nta kigenda, mwari mugiye gushyingura umuntu atarapfa neza? N'ubundi Yesu ntibamwizera, ariko mwe mwizera Imana dutindane nayo. Haleluya. Yesu ahita avuga ati reka noneho nzazura uwo barangije gushyingura, nereka abayuda ko no kuzura mbishoboye. Ahita afata uburwayi abunaga muri Lazaro yakundaga magara. Iyo ngeze aha bita mpaca akarongo nkakubwira ngo iyo umuntu afite ikigeragezo ntago ari uko Imana imwanga, ahubwo irashaka kuzemeza karitsiye cyangwa muryango cyangwa aho ukorera cyangwa twe turi igishoro cy'Imana. Imana idukeneye mw'inyungu. Yemera hari ibintu birindwi bizana ububyutse. Icyambere ni ukwihana ibyaha no kubyatura. Icyakabiri ni ugusoma ijambo ry'Imana. Icyagatatu ni ukwizera. Icyakane ni ugusenga. Icyagatanu ni ukwiriza ubusa. Ibyo byose umuntu abigiramo uruhare. Icyakarindwi n'icyagatandatu, icyagatandatu n'icyakarindwi ntubigiramo uruhare. Icyagatandatu ni ibitangaza. Icyakarindwi ni ibigeragezo. Iyo umuntu ari mu bigeragezo agira ububyutse. Rero Imana yemera kugucisha mu kigeragezo kugira ngo izagaragaze imbaraga zayo. Haleluya. Ngewe zana umugore Imana yari yaratubwiye, yaramubwiye turi ku kirwa dusenga. Umuhanuzi aramubwira ngo ni wowe witwa Jeanne. Aramubwira ati ni ngewe. Aramubwira ati mve Jeanne, uzatura i Kigali. Ntiyari ahazi n'ingihe wafashije Imana kurisohoza. None se sibyo nyine isezerano rifite aho rizasorera. Iramubwira ngo uzatura i Kigali we n'umugabo we mwembi mukorera Imana. Iramubwira ngo ariko Imana izabacisha mu ishuri kugira ngo nyuma yaho muzabone ibyo kuvuga. Aramubwira ngo iryo shuri rizaba ari inzara. Aramubwira ngo inzara izaba ryigere no ku magufa. Aramubwira ngo kandi iyo nzara izamara imyaka 6. Ahita ambwira nari nicaye nkariya, aravuga ngo kandi ni ishuri tumusabira imbaraga. Twaramukundaga, yari umukozi w'Imana cyane. Imana iratubwira ngo nitumusabira imbaraga azabashishwe kunyura muri iryo shuri, kuko ni ishuri Imana yemeye kwacamo. Ndahaguruka aravuga ngo wa musore nabonye ari wo musengera, kumbi yabonye tuzabana. Nge ntiyambwira. Ndahaguruka nti Imana umugabo we ntaga byumvise. Uzamuha umugabo bazabyumva kimwe.
kandi uzabakomeze. Umugore kubimubwira ntazabyumva, ariko wowe Imana ishoboye. Imana iteye ubwoba. Twizere Imana dutinde. Ryararangiye. Mumere Imana icyubahiro, ryararangiye. Ryararangiye. Yararangiye. Namandiko nzabibabwira ngarutse kuntu ryari rite. Ryahereye 2008 rigeza 2014. Uwo muhanuzi yaranamubwiye ngo hari n'amasambu yiwanyu muri jenoside bagiye kwica mama wabo, barababwira ngo nibasinye ko amasambu yabaguzwe muri 1993 kugira bamurokore. Bigaragare ko yaguzwe mbere ya jenoside. Aranamubwira twari turi gusenga, aramubwira ngo wowe hari n'amasambu yiwanyu murimo muburana, ntago muzayabohoza ngo byemere. Azabohorwa n'umugabo wawe nyuma y'imyaka 6 y'inzara mwaratabawe. Nayabohoje 2016. Urumva ko Imana iteye ubwoba. Twizere Imana dutinde. Haleluya. Hari umugabo ahantu bita Igihundwe, n'umugabo witwa Kajyambere. Yari umusore muri 1991 afite imyaka 21. Imana ivugira mu giterane, twebwe tuhita ku butaka bwera, niho ADPR yabanje. Imana ivugira mu giterane cy'amasengesho ngaruka kwezi, aramubwira ati mwana wanjye Kajyambere afite imyaka 20, iramubwira ngo ngukore ubukwe bwihuse cyane. Iramubwira ngo sobuka azaba yitwa atya, nyoko buka azaba yitwa gutya, umugore azaba yitwa atya, muzahura afite ibiro 55. Ubwo Imana hari kitarivuze. Iramubwira ngo burihuse, kumva umukobwa imubwiye afite imyaka 4. Urumva yari ataratangira garidiyeni. Wafite nubo barabana murusha 17. Amurusha imyaka 17, yari afite 21 wafite 4. Imana iravuga ngo burihuse. Umuririmbyi yaravuze ngo imyaka 1000 ni myinshi kuri twe. Nubwo kuri wowe ibaye umunsi umwe, ariko twebwe yadutagangaza. Niko umuririmbyi yaririmbye. 92 aramubura 93 aramushaka 94 jenoside baramushaka aramubura 95 96 97 98 99 arakomeza ageza muri 2002 atavuga ati wowe amaye ushobora kuba yarapfuye muri jenoside. Ajya kurambagiza, arambagiza umukobwa yakoraga kuri Orenforo, kera babyitaga ubu babyita RBA, kera yari Orenforo. Aramuzahura n'umuvuga butumwa w'inzahare, bagiye gushyingirwa aravuga ati ariko tujye gusenga tubaza Imana. Iwacu rero hari ukuntu dusenga tuyibaza. Ubu ngubu byabaye ibintu by'ibituburano, twebweho tuvuka twarasengaga, umuntu akaza akavuga ati ndashaka 500 mumbariza Imana uko nzabibona. Niko twasengaga, icyifuzo cyabanzaga mbere. Ndadusenga Imana ikavuga ati naje muri banke cyangwa umuntu azayamu. Ariko ubu ngubu bivuze bahita bagutuburira, ntuzabivuge. Noneho aravuga ati tujye gusenga, barasenga iminsi 3. Gusenga iminsi 3 Imana ntivuga icyango gucyari ikibazo. Imana ntiyavuga. Ku munsi wa 3 umukobwa aza gusenga, aravuga ati ariko ndimo nafashwa n'indirimbo ya 400. Iravuga ngo twebwe abasiganirwa aho dutegekwa, twiteguye ururembo. Hari ukuntu rero wacu baririmbaga indirimbo, abantu bakavuza amapendo, bakaryama bakayavuza, bakajya bahaguruka bakavuza amapendo, indirimbo igatindika bayamara nk'amasaha 2 bakiririmba. Uko bayiririmba ya ndirimbo yagirangira bagakomeza bakaririmba, indirimbo ntiyacika. Wa mukobwa akajya avuza ipendo akamanuka akaryama, aza kurivuza aryamye, barakomeza bararirimba, umukobwa arinda apfa aryamye. Barangiza indirimbo bamunyeganyeje basanga byarangiye. Batiye abaho igihe nyine barategura bajya kumushyingura. Wa muhungu yanga kujya gushyingura, abwira Imana ati ndarakaye, kuki wantwarira fiance? Agiye gusenga ngo mu butayu ngasezera Imana, abone ngo ikiso kinini cyane, izisho rinini cyane. Iramurebye aramubwira tumve Kajyambere sinjya nitiranya amazina, umugore azaba yitwa gutya, so bukwa zitwa cyane, nyoko bukwa zitwa cyane, muzahura afite ibiro 55. Isubiramo bya bindi. Muri 2003 baramukubita, Imana iramubwira ati ugiye gufunga uzirivuga butumwa. Imana yaramubwiye ngo agiye kujya mu ishuri, atangira gusenga ngo abazi uniform. Imana iramubwira ngo ni roze. Iramubwira ngo bazagufunga umwaka umwe, 2014 baramufungura. Akubitana n'umuhungu yasengera, aramubwira ati ejo bazajya kunyerekana kwa data bukwe, uzaze tujyana mushyira modoka. Baragenda agira mbere cy'uburyo Imana ishoboye. Mwizere Imana dutindane nayo. Ahageze baricara, bamaze kwicara ariko bari kwinjira, wa mukobwa bakingurira aramusuhuza, aramubaza ati muko witwa ndi? Amubwiye izina, asanga ni ya mazina yategereje kuva muri 1991. Mwibuke se we bagiye kwerekana. Arangije ahita ati papa wawe aramumubwira, mama wawe aramumubwira, asanga ni ya mazina amaze imyaka ashaka. Aramubaza ngo ufite ibiro bingahe? Umukobwa aramaze ati se uje kubarura? Ngira nawe ukubitanye n'umuntu akakubaza ngo ufite ibiro bingahe ugabimubwira? Baricara, umukobwa arahaguruka presenta sheri we n'abanyirasenge bake baraho. Imana ibwira wa muhungu ngo nahanure kubukwe bitazaba ari we bazabana. Abwira Imana ati ntibishoboka. Imana ati hanura. Arahaguruka ati mwumvuko Imana ivuze. Iravuze ngo ubukwe ntibuzaba, ariko ntiyavuga ngo ninge tuzabana. Bati uyu ni umusazi, bamujugunya hanze. Ageze hanze Imana iramubwira ati ibyo nakubwiye si byo wavuze, subiraho babwire ko butazaba ari we muzabana. Aragaruka ati mwumvuko ivuze, ati ivuze iki? Ati iravuze ngo ntibuzaba ninge tuzabana. Batafite irari, bamunaga hanze y'igipangu.
bigeze ku rusengero baramutenga. Ubwo se we ntiwamutenga? Mushumba niwe tumutenga? Baramutenga nk'umuntu ufite irari. Ni mwizera Imana dutindane nayo. Haleluya. Bamaze kumutenga umunsi umwe bari mu rusengero, wa mukobwa yuzura umwuka wera, arahanura mu rusengero. Arangije guhanura yegera wa muhungu yari yicaye yumva yaratenze, aramubwira tuve mwana wanjye ndi Uwiteka sinjya nitiranya amazina, zagukorera ubukwe. So ubukwe azaba yitwa cya? Wa mukobwa avuga se nyoko bukwe azaba yitwa gutya, avuga nyina. Aravuga ngo umugore we yitwa cyo, umukobwa yivuga amazina. Aho akaba hicayemwe abasaza babyumvise muri 91 n'ababyeyi bakuze bose bahita bavuza impundu bakomera Imana amashyi bati Imana wabivuze twumva. Wa muhungu abona ko ntabyo ari kwirukamo, areka nyine fiance w'abandi bakoze ubukwe mu mpeshyi z'uko 2024, aho baherukira bakora ubukwe. Umukobwa afite 21, umuhungu afite 38. Gusa nibwo ari bwihuse. Twizere Imana dutindane nayo. Kuba Imana yemeye kuca mu kigeragezo suko ikwanga. Yesu rero yafashe uburwayi abunaga muri Lazaro, yakundaga amagara, ahita abura muri quartier. Baramushaka baramubura, bateje yaraye Kaperinaumu bamubura, bateje yaraye kwa Zakayo baramubura. Yesu baramushaka baramubura. Abayuda bapinga bazinduka kwa Mariya na Marita baravuga ati ariko nimwatubwiraga ko muri inshuti, nawe bazabikubwira ati mwajyaga muvuga ngo murasenga. Baramushaka baramubura bati nimumwandikire mumutumeho. Bafata ibaruwa batukunda cyane, baravuga ngo mwigisha ukunda cyane Lazaro, bashyira mwako kanongo reko yaza batukunda cyane Lazaro ararwaye, usabwe byihuse kugera mu rugo. Yesu yahise asubiza intumwa ngo mugende mubwire Mariya na Marita ngo indwara Lazaro arwaye si yo kumwica, ahubwo niyo kugira ngo izina ry'Imana rihabwe iki icyubahiro. Reka mbabaza akabazo, Lazaro ntiyapfuye? Yesu arabeshya? Hari umugore wigeze amamagara ambwira ati Yesu yarabeshye. Lazaro gute yapfuye kandi yaravuze ngo ntazapfa? Reka mbasobanure namwe ako kantu mutazakibeshyaho. Impamvu biriya bintu birashaka kuvuga iki? Birashaka kugaragaza ko twebwe ibyo tureba nk'amaso yacu ko byapfuye, ku Mana biba bikiri bizima. Nta muntu ubaho wapfuye bashyingura ngo amara iminsi 4 agifite umubiri. Ntawubaho imbere y'Imana. Lazaro yarakiri muzima. Nukuvuga ngo nibyo uri kureba ku buzima bwawe ukabona byapfuye, Imana si kuri kubibona. Bitandukanye n'uko uri kureba wowe. Haleluya. Lazaro arapfa. Abayuda babapingayi bumva itangazo bati yapfuye. Barazinduka bati twarababwiye umugabo mwiringiye ntashoboye. Bati cyambere ahora mu gakanzu kamwe. Icya kabiri, ejo bundi aherutse guhagarara mu giterane avuga ko ingunzu zifite imyobozi bamo, ibiguruka mu kirere bifite ibyara ariko batagira naho kurambika umusaya. Barabuza ati uwo muntu utagira aho kurambika umusaya muramwitaho ngo bibamarire iki? Barabwira ati ikindi ni umubeshyi, singiye intumbi ya Lazaro. Bati mwamubwiye ko yapfuye? Bati twamubwiye. Bati niba yamukundaga reka turebe ko aza gushyingura. Muzi cyabaye gikomeye, Yesu ntiyashyinguye Lazaro. Ayo makuru mwarayamenye? Mariya na Marita ngo batinze gutanga Lazaro ngo ashyingurwe, barategereza Yesu ntibamubona bajya gushyingura. Bari kuva gushyingura Abayuda batari ko twarababwiye uyu mugabo mwizeye ntashoboye. Barabwira ati se niba yamukundaga koko ntiyaje gushyingura, mwamutumye urwaye ntiyaza gushyingura, reka turebe ko tugera mu rugo tugasanga yaje ku kiriyo. Muzi cyabaye gikomeye, Yesu ntiyagiye no ku kiriyo. Korari y'iwacu yitwa Jehova Ire igiririmba indirimbo ivuga ngo hari ngo Imana ni seriye, ngo ku buryo hari n'igihe itinda mu bibazo byawe kandi igeze kurigira gute ibikemura. Wowe kajya ugira ngo ntiyaje, kumbi yahereye kera. Buriya nimusoma inkuru z'Iyeriko, Iyeriko Imana yarababwiye ngo bazenguruke Yeriko 6 bucetsi bwa 7 bavuza induru. Bari bazi ko bazagera kuri 5 yatangiye kwiyasa imitutu, bagera kuri 6 nta n'umututu ugaragara, bagira ngo Imana ntiyakoze, kumbi Imana yaramanutse yahereye muri fondasiyo. Yeriko ntabwo yaridutse ahubwo yararandutse ishwanyagurika igeze hasi. Haleluya. Basanga Yesu ntiyaje no kukiriyo, barabwira ati twarababwiye ku munsi wa 4. Mwene Imana na confidence nyinshi ugira ngo uyu mugabo ajya aterwa ubwoba n'ibyo ubona biguteye ubwoba wowe. Iyo akubwiye ngo nzakurinda ntakangwa n'abarozi mu bakugose, ibyo nta nicyo bimubwiye. Iyo akubwiye ngo nzakurinda ntareba imihori kugose, ibyo nta nicyo bimubwiye. Arazana confidence nyinshi. Marita ngamubone baramubwira ati shobuja araje. Marita arirukanka ati mwigisha. Hamwe twasomye. Iyo aba wari hano umusaza wanye ntaba yarapfuye. Muziki n'iri jambo rivuze igihuziye n'impita gihe byararangiye itahire. Yesu abona Marita kwizera ko aramushiranye, ariko Marita arasigaranye kwizera gukeza uko Yesu amubwira ngo ariko ndabizi ko ibyo usabye Imana izabiguha. Abishyira mu nzagihe. Yesu nawe amusubiza mu nzagihe, arambwira ngo Marita musaza wawe azazuka. Uzi ikintu Yesu amusubiza ngo ibyo twarabyigishijwe, umuntu wese wapfuye yizeye ni ku munsi w'umuzuko, ibyo se ntitubizi. Yesu abona Marita ntari kumwumva,
ahita abikura mu nzagihe abishyira mu ndagihe. Tuvuge ngo amena. Ahita abwira ngo umve Marita, ninjya kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba arapfuye azagira gute? Azabaho. Muzi ubwo ikintu yaramubwiye? Kuzuka kwaje iwanyu. Ariko kuki utabibona Marita? Ninjye kuzuka n'ubugingo, umuntu unyizera naho yaba yarapfuye azabaho. Aranamubwira ngo kandi namwe mukiriho munyizera ntimuzapfa iteka ryose. Aramubaza ngo wizeye ibyo? Haleluya! Muzi ukuntu Marita yamusubije ngo nizeye kuri Kristo umwana w'Imana ukwiriye kuza mu isi. Muzi icyo ryo bisobanura? Icyo nizeye ni ukuri Kristo ariko kuzura. Yesu ahita avuga ati munyereka aho mwamushyize. Mwene Imana na confidence nyinshi aramanuka no kumva. Abayuda barahurura. Asenze isengesho ryiza cyane nakunze. Aravuga ngo mwami nakagombye guhita muzura, ariko impamvu mpisemo gusenga ndagira ngo nereka abayuda banguse kari wowe wantumye. Amaze gusenga reba mumva, arahamagara ngo Lazaro. Ngo ako kanya Lazaro nubwo yari yarapfuye ariko yari yarapfanye ubushuti na Yesu, ngo ahita yumvijwe igishuti ye. Ako kanya ngo yinyagambura mu myenda. Abayuda bateye ahita babwira ngo ni mumuhambure kandi mumugaburire, yakuzuye aguha n'ibiryo. Niko akora rwose. Muzabirebe n'agakobwa kayera yakabwiye ngo nimuhite mugira gute? Mukagaburira. Wahita guha n'ibiryo immediately. Haleluya! Umuririmbyi w'189 muzamurebe ku nterero ya mbere hari akabazo. Yarakubitanye n'umuntu amaze ati mugenzuragana mu ijuru nkuko twahura nkakubaza ngo niyuganye. Nago umuririmbyi yatweretse icyo yamusubije, ariko ibyo baganiriye bitwereka ko yamubwiye ko ari yagana. Yaramubwiye ngo nibugana mu ijuru ujye utumbira Yesu. Aramubwira ageze kuri refera, aramubwira ngo ujye umuhanga amaso. Aramutongera ngo ujye umuhanga amaso. Aramubwira ngo kuko wajya arinda umutumbiriye ku manywa na nijoro. Aramubwira ku gice cya kabiri ngo uzahura n'ibigushuka ngo uyobe inzira. Aramubwira ngo ujye umutumbira uzakomeza inzira ifunganye ntuzamukureho amaso. Ageze ku gice cya gatatu aramubwira ngo kandi iyo nzira hari igihe uzakubitana nayo yabaye akabwibwi hatabona, ari mu mwijima. Aramubwira ngo nibimera bityo Yesu ati ndi kumwe nawe uzajya umutumbira utanamureba. Haleluya! Ku gice cya kane aramubwira ngo uzakubitana n'urupfu rurimo rushaka n'uwarwo muri iyo nzira. Aramubwira ngo ariko uzatumbire Yesu niwe uzakugeza aya mahoro. Twizere Yesu dutindane nawe. Haleluya! Haleluya! Umva hahandi twasomye hakabiri ko hatubwiye uyu mugore witwa Magadalena Yesu yamwirukanye mw'abadayimoni benshi nawe babishuti. Uburyo n'abakrititsi ba Bibiliya basobanura bakritika bavuga ko uyu mugore yari umugore wa Yesu, kubera ukuntu bakundanaga cyane. Yaramwizeye, Mariya yizera Yesu kugeza ubwo amwizeye ari n'umurambo. Yesu baramushyingura. Muri biriya bihugu byo muri Aziya ntago bacukura nk'uko twe ducukura metero zingahe tugashyiramo umurambo. Bo barakorogosora n'ibintu by'ibitare. Bivuze ngo iyo bashyinguye barakorogosora bagashyiramo umubiri, bagafata ikibuye bagashyira hejuru kugira ngo umurambo utanuka. Bahora batera imibavu kugeza ubwo umubiri uzashenguka ugashira. Na Yesu rero bari bimukorere. Noneho ngo Mariya Magdalena, mwibuke ko abigishwa bari hamwe. Yesu akimara kugenda baragiye baba hamwe kubera n'ubwoba bwo gutinya Abayuda. Mariya rero ngafata amavuta ibihumura neza, arabyitwaza aravuga ati umwami wanjye amaze igihe adaterwa imibavu, reka njye kumutera imibavu. Ngo ahagere Mariya arunguruka mu gituro abona nta murambo wa Yesu urimo. Arirukanka agaruka aho bari bari, abwira Petero na wa mwigisha Yesu yakundaga. Yohana yavuze umwigisha Yesu yakundaga ariko niwe wivuga. Arababwira ati rero bakuyemo umwami wanjye kandi sinzi aho bamushyize. Bibiliya ivuga iki? Ngo bahita birukanka Petero na Yohana. Ngo icyakoze ngo wa mwigisha Yesu yakundaga ngarusha Petero intambwe, ahageze arunguruka amabona umurambo nta urimo. Petero wahageze kubera ubwira bwinshi yagiraga amanukira mu mva, akora ku myenda y'ibitare. Niko bera yavuze. Niba twasomye impamvu nayasomye yose nagiraga umubyumve. Havuze ngo ariko Yohana nawe amanukiramo. Havuze ngo hari ikindi gitambaro cyari ku mutwe we. Ako mwakumvise? Ngo cyari kizinze kiri ukwacyo hirya. Ndaza kubasobanurira iby'icyo gitambaro. Akora ku myenda, Petero aramubura, bazenguruka imva aramubura. Mariya nawe bari bagarukanye. Reka mbasobanurire iby'iki gitambaro. Mu muco w'Abayuda bagira igitambaro bagira ku mutwe. Ntago ari Abayuda gusa, n'Abanyaziya benshi barakigira. Mu Rwanda bakita, abasilamu bo mu Rwanda barakigira, bakita ikiremba. Kimwe mujya mubona bashyira ku mutwe. Murakizi?
kiriya gitambaro mu muco wabo, iyo wicaye nk'ahantu nk'aha nari nicaye cyangwa ahandi cyangwa mu nama, uragifata ukakizinga muri system baziranyeho ivuga ngo nubwo mutambona ariko ndahari, ukakirambika kuri iyo ntebe, warangiza ukagenda wenda ukava hano mu rusengero ukigera muri gahunda zawe, nyuma y'isaha ukagaruka. Iyo undi muntu agiye kwinjira yajya kwicara muri wa mwanya wawe asanga hari igitambaro kivuze ngo nubwo mutambona ariko ngize gute ndahari, bivuze ko nyiri umwanya ari bugaruke. Byo bintu murimo murabyumva? Yesu rero ibi yari abizi, bari basanzwe babikora. Yesu mu kuzuka, umva ukuntu ari umukozi mwiza w'umuhanga, tuvuge ngo amena, ahita afata cya gitambaro cyari ku mutwe we akizinga muri system ivuga ngo nubwo mutambona ariko ngize gute ndahari. Arangije agitandukanya n'indi myenda y'ibitare yarazingiyemo, aravuga ati abana banjye bashobora kuzaza kunshakira hareka mbabwire ko nubwo batambona ariko ngize gute mbari. Noneho ngo Petero ahageze akirebye aravuga ati buriya n'uwamwibye wakizinze ntiyabyizeye. Atabyizeye abwira Yohana ati tuzenguruke n'irimbi, baramubura. Petero arangije abwira Yohana ati dutahe bamwibye. Ariko Mariya ngo yari yakibonye icyo gitambaro kizinze muri system ivuga ngo nubwo mutambona ariko ngize gute ndahari. Ngo barirukanka begeranya bigishwa Petero na Yohana bagira ati rubashaho, wa mugabo twari twiringiye ko azazuka nta kizutse, usibye no kuzuka nta n'umurambo hari, bamwibye. Cyarangiye rwose, ibyo mwiringiye mu bivemo. Ngo harimo babiri bataha Emawusi, udukapu badutera ibitugu, baravuga ngo ibyo yatubwiriye ko tuzabona i Kigali biranze dusubire i Kigali, dusubire i Muhanga. Baritahira, babiri batahaga Emawusi baragenda. Ngo bamaze kugenda, ariko ngo Mariya atinda aho ngaho. Rimwe nababwiye ngo twizere Imana dutinde. Mariya aravuga ati ariko umwami wanjye ko bamutwaye hakaba hari. Mariya ntabwo yarazi ko Yesu yazutse, ariko yatinze aho ngaho. Iyo watindanye n'Imana ubona ibyo abandi batabona. Iby'Imana biryo warambije, niko njye numva abantu bavuga. Arangije aravuga ati ariko iki gitambaro ko kizinze muri system ivuga ko nubwo tutamubona hari, kuki nagenda? Mariya ngo yiyemeza gutindaho. Ba Petero bagiye n'abanyamawusi barahagurutse. Mariya ngo Yesu ari aho ngaho n'abamarayika bahari. Mariya ngo arunguruka mu gituro kuko yahatinze, abona abamarayika babiri bambaye imyenda yera, umwe yicaye ku misogo n'undi yicaye ku mirambizo y'intumbi Yesu yari yarasizwe. Siko twasomye? Petero wageze mu mva kanakora no ku myenda ntiyababonye kuko atatinze. Aho kantu murimo murakumva? Baranaganira, urarizwa n'iki, urashaka nde? Mariya arahindukira aramubwira tumve wa murinzi we w'agashyamba. Ndagira wumve, Mariya yarabonye ari umurinzi w'agashyamba. Aramubwira tumve wa murinzi w'agashyamba, niba ari wowe wakuye umwami wanjye hano ukamujyana ahandi, unyereka aho umusize mukureyo kuko simva hano ntamubonye. Haleluya! Yesu byaramurenze, ahita abona uburyo Mariya agiye kugugurana n'intumbi yayigarura mu mva. Mariya ntiyanasabye umurinzi kumufasha, ahita atekereza uburyo abagabo bamutaye Mariya akaba agiye gutindana nawe kugira ngo amubone. Yesu ahita ahamagara Mariya mu izina aravuga ngo Mariya. Haleluya! Mariya ngo yumve ijwi rya Yesu, yahise aza yirukanka yambira ati Rabuni. Yesu ati buretse kunkoraho Mariya, impamvu nkwiyeretse nuko watindanye nanjye, nawe ubundi sindajya kwa data. Aramubwira ati sindajya kwa data gutanga raporo, nakagombye kukwiyereka mvuyeyo, ariko watinze, watindanye nanjye. Aramubwira ngo ahubwo irukanka ubwire bene data kumbonye, ubabwire ko ngiye kwa so, ubabwire ko ngiye kumana data ari Yesu, ubabwire n'ibyo umbonye byose. Mariya abagore ni beza rwose. Mariya yahise acebura ariruka. Ngo agere asanga bigishwa Petero na Yohana babwiye ko bamwibye. Dufite abantu bajya bakubwira, bazana kubwira bati Yesu wawe nta kigenda, wabo baramwibye. Ngo yikubitaho bati ndamubonye. Petero atumubonye. Nimutekereze, Mariya w'umwigishwa yari kwemeza Petero intumwa nkuru. Murumva bishoboka? Yari kwemeza Yohana wahoraga mu gituza cya Yesu. Mariya ati ndamubonye. Atumubonye he? Ati burya yaraharatiye. Ati n'abamarayika bari bahari. Ati wowe uturusha kureba wa mwana ukijijwe ejo, wowe urabona waturusha kureba. Ati nazengurutse imva ntawe nabonye. Ati Petero yarahari. Mariya aravuga akagafu kararenga, ntibabyizera. Uzi ikintu Yesu yakoze nk'umwami ugira neza? Yahise atangira ba bandi bari bagiye Emawusi, buriya bari bageze nk'Ikamonyi, bagenda bavuga bati by'i Kigali biranze dusubiye i Muhanga, n'udukapu ku mutwe.
Yesu ngarabegera arabaza ati ko mwacitse ururondogoro bamwatumve kandi ibyo muzabisoma muri Luka 24. Uri uri mushyitsi iki utazi ibyabaye Yerusalemu? Ntabwo uzi ukuntu byagenze. Yesu ati nibikize muri Egiswahili baroga ngo we mukinga n'umuntu utazi amakuru. Baramwira bati twari dufite umuhanuzi mwiza bamuha amakuru, ndetse yavukaga mu bwoko bw'iwacu, twari tuzi kazadukiza ingoma Abaroma yari yaratuzengereje. Ati na wundi watuma imitima icya. Yesu niyo ataraza kugutabara umutima uracya. Iyo watindanye nawe akubwira amagambo meza y'ubugingo.